Bakunzi bacu, bakunzi b'imboga zacu dukunda kuhuriraho, ukuri ganza n'izindi mboga zose duhuriraho. Reka mbimbutse aho muzamubona gukurikira ibiganiro byacu, gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Uru rubuga rero mubona turiho hano, nagira ngo n'urusanzwe gusa nuko rugiye kujya rucaho ibiganiro binyuranye, kugira ngo mwajye mubona haza ibiganiro bazajya bihajyaho update ku makuru n'ubundi buryo turi gukoresha cyane kuvugwa mu Rwanda, kandi mu buryo bwihuse, minota mike cyane. Murabona ko hatangiyeho ibiganiro nubwo muri kumva hirindijwe, ariko ntimuzagire ikindi kibazo. Nagira ngo rero hano twari turi kuri inkuru y'iri sengo ry'inzu ya Bamporiki hano mu Rwanda. Bamporiki ngira ngo muramuze, Edouard ufungiye Mageragere, wabaye umuntu ukomeye mu Rwanda, wabaye umudepite, wavuze ibintu bikomeye cyane kuri ba Karasire Aimable ubwo bafungwaga. Bamporiki rero Edouard na mama we ngira ngo ni inkuru zagiye zivugwa cyane, wakundaga kwivugira ibintu nta kintu yitayeho. Ati mama wanjye, ati yari abantu none nyumbere bakibona mara kubona iyi nkuru y'isenywa ry'inzu ya Bamporiki, hari abavuze bati ndakurahiye iyi nzu ya Bamporiki cyangwa se iyi hoteli ye, basanga ari bimwe nyine yamubwiye ati uko bakuzamura niko bazakuvunira umuheto. None dore ko bavuga ati se nibyo byaba bibaye, kuko bya byose gusenyera umuntu ni igihombo. Twagiye tuvuga tuti burya ibintu iyo byuzuye, iyi nzu zo kuvuga ko ari ya none, ni inzu imaze igihe kirekire, aho kubona isenywe nyine na bya bindi tuvuga tuti burya ntawe bitageraho. Ngira ngo muri kugenda muyibona mu mashusho aho ngaho ku ruhande, ariko si ikiganiro gusa, muraza gukurikiraho n'ikindi cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'iki ngiki. Ariko iyi nzu yasenywe kubera iki? Ni inkuru yiriwe ivugwa hano cyane, ariko twabashije kubona iyo shusho yayo, abantu bayitwohereje bati dore ukuntu biri kugenda rwose, irebere kwa Bamporiki uko ibintu bimeze. Ati ibintu ntago biboroheye rwose, bamusenyeye neza, irebere hano. Rero nubwo bivugwa gutyo ko basenye inzu ye, ariko hano ndabona ibinyamakuru byo mu Rwanda, ari ikinyamakuru cyanditse ngo amasheki nyuma ku nzu bivugwa ko ari ya Bamporiki yatangiye gusenywa. Ku gicamunsi rero cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'inzu bivugwa ko ari ya Bamporiki irimo gusenywa. Ni inzu iherereye mu mudugudu wa Radari mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Inzu ya Bamporiki rero yitwa Nyungwe House, ni Iwacu Gakondo Limited. Iwacu Gakondo Limited iravuga yuko iravuga yuko kuri byerekeye ino nzu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Inzu ya Bamporiki yitwa Nyungwe House, ni Iwacu Gakondo Limited, ihagarariwe na Mike Karangwa. Bivugwa ko yagurishijwe umuntu utuye mu mahanga, ariko ngo ntarakorerwa mitasiyo. Imvaho nshya turi gukesha iyi nkuru yamenye ko uwaguze iyo hoteli byavuzwe kenshi ko ari iya Bamporiki, yashakaga kuyihindura ikagirwa ibitaro, ariko ko umujyi wa Kigali utari wamusubiza. Mu gihe rero bimeze bityo, Mike Karangwa uhagarariye Nyungwe House, ni Iwacu Gakondo Limited, yahise atangira kongeraho inyubako zitasabiwe uruhushya ku rubuga rwa X rwahoze ari urwa Twitter rukoreshwa n'uwitwa Mike Karangwa. Yagize ati zimwe mu nyubako za hoteli Nyungwe za Bwana Bamporiki ziri gusenywa muri Busanza. Imvaho nshya rero ntiyashoboye kuvugana na Karangwa uhagarariye iyo kampani kuko telefoni ye atayifata, ntarasubiza ubutumwa bugufi yandikiye. Ibaruwa rero Imvaho nshya ifitiye kopi yanditswe tariki ya 5 Mutarama 2024 mu mujyi wa Kigali, igaragaza ko hari inyubako nshya yongewe kuri iyo hoteli itabifitiye uruhushya. Ariko si byo bibaho, simbizi, kuko urabona ko izi nyubako niba muri kuzireba neza urabona ko ari inyubako zimaze igihe, ntawamenye impamvu banditse ibi ngibi. Niba tekinike ntuza zo mu ndayingoma ntiwamenya niba ari kugira ngo bitagira ati nayo se baramusenye cyangwa bizagazaga, ariko ntiwamenya. Noneho bavuga ko urwandiko rwandikiwe n'ubuyobozi bwa Nyungwe hoteli, ni Iwacu Gakondo Limited, rugaragaza ko inyubako zirimo gusenywa zubatswe mu buryo butakurikije cyangwa se butubahirije ibiteganywa n'amabwiriza ajyanye n'imitunganyirize n'imijyi imyubakire. Ababwiriza aravuga ko iyo wubatse ibintu by'akajagari usabwa kubikuraho
utabikuraho inzego zibifitiye cyangwa zibishinzwe zikabikuraho ukazirengera ikiguzi cyabyo. Uburenganzira bwakozwe rero tariki ya 3 Mutarama 2024 bushimangira ko hari ibitare bisanzwe ku nyubako byongeweho nta ruhushya bya nyiri hoteli basabwe guhagarika imirimo yose y'ubwubatsi, kandi banikuraho inyubako nshya zose zongeyeho mu gihe kitarenze iminsi 3. Ba nyiri hoteli basabwe guhagarika imirimo yose y'ubwubatsi kandi banikuriraho inyubako nshya zose zongeweho. Umujyi wa Kigali wafashe umwanzuro wo kuvanaho akajagari kandi ikiguzi cyabyo kikishyurwa. Hano rero urumva ko ari umujyi yanze kuzikura ubu ngo ari ku mujyi wa Kigali ufata iki ngiki. Hano rero ikigaragara nubwo bari kubivuga, urumva ko hano bavuga ko iyi nzu ngo iherereye ngo mudugudu wa Radari ngo mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Inzu ya company rero yitwa Nyungwe House ni iwacu Gakondo Limited ihagarariwe niwo bita Miki Karangwa. Bivugwa ko yagurishijwe umuntu utuye mu mahanga ariko ngo ntarakorerwa mitasiyo. Niba atarakorerwa mitasiyo yaragurishijwe, Bamporiki se yaragurishije iyo nzu ye ntarakorerwa mitasiyo. No kuva rero ko niba atarabona ibyangombwa by'ubutaka n'ubundi iyo nzu ntirabiye, ntarakorerwa ngo mitasiyo. Umve icyo kintu ngo Imvaho Nshya rero yamenye ko uwaguze iyo hoteli byavuzwe kenshi ko ari iya Bamporiki yashakaga kuyihindura ikagirwa ibitaro, ariko ko umujyi wa Kigali utari wamusubiza. Ntabwo ibi bintu birimo Jistoma, ntabwo birimo byumvikana ibi ngibi. Urabona ko Imvaho Nshya iri kuzerekana ko inzu ya Bamporiki yayigurisha, ariko umuntu yaba atarakorerwa mitasiyo ataramara kugurisha. Mitasiyo no kuvuga ko muba mutarakohererekanya inzu bitarabi yawe ugatangira kuyubaka kandi mutaramara kurangiza inzu itari yibi yawe, simbizi neza ubundi yabona ibyangombwa gute kandi atarakorerwa mitasiyo. N'ubundi ibyangombwa ntiyabibona ataramara kubona mitasiyo, kuko inzu bikiri mu maboko ya Bamporiki keretse ari we ugiye kwaka uburenganzira bwo kubaka iyo nzu. Imvaho Nshya rero yamenye ko waguze iyo hoteli byavuzwe kenshi ko ari iya Bamporiki yashakaga kuyihindura ikagirwa ibitaro, ariko umujyi wa Kigali utari wamusubiza. Ngaho Imvaho Nshya yamenye ko waguze iyo hoteli byavuzwe kenshi ko ari ubu simba yishyuye ko byavuzwe kenshi ko ari iya Bamporiki. None se hano urumva ko hari ukuntu bashaka kwerekana ko inzu atari iya Bamporiki, byavuzwe kenshi ko ari iya Bamporiki. None se si kandi hejuru berekana ko Bamporiki yayigurishije n'uwo muntu ariko bakaba batarakora mitasiyo. None se vuga ko Imvaho Nshya yamenye ko uwaguze iyo hoteli byavuzwe kenshi ko ari iya Bamporiki yashaka kuyihindura ikagirwa ibitaro, ariko ko umujyi wa Kigali utari wamusubiza. Yari gusaba gute ko ahindura iyo nyubako kandi atarakorerwa mitasiyo? Iyo utarakorerwa mitasiyo mubanze mu bimenye mitasiyo bigenda bite. Mwizerwa agiye kugura inzu na Bamporiki n'urugero. Igihe rero tugomba kujya kwa noteri tugakora icyo bita mitasiyo, tugahererekanya inzu. Bamporiki agasinyira ko mpaye inzu, tuguze inzu, aho ngaho rero duhita dukorera mitasiyo. Nkabona ibyangombwa by'ubutaka. None zavuga ko atarakorerwa mitasiyo gute kandi baramaze kugura inzu Bamporiki yarayigurishije n'ubu ngubu. Iyi nzu ikigaragaza njyewe uko mbibona ndacyari mu maboko ya Bamporiki. Sinzi impamvu uri kumva hano kumva sinzi impamvu babigura. Baravuga ngo yatangiye ngo yatse uruhushya rwo kugira ngo avugurire iyo nzu. Yari kwaka uruhushya atarakora mitasiyo, adafite inzu mu maboko ye. Yari kwaka ashingiye ku kihe cyangombwa cy'ubutaka adafite, kandi kikiri mu maboko ya Bamporiki atarakorewe mitasiyo. Nese ubundi yaba yaraguze gute inzu yahereza amafaranga batahererekanye inzu? Bajya kwa noteri akamuhereza amafaranga, yamara kumuhereza amafaranga bakandikirana ko baguze inzu, mitasiyo ikaba yarangiye kabirabaye. Amaye nka data. Hano rero hano abantu bari gushaka kuducurika nkaho tutaba tubizi. Ibi ngibi tuba tubizi cyane byerekeranye n'ibintu by'ama mitasiyo, ariko ikigaragara nuko iyi nzu ya Bamporiki Edouard hano kuri ruhande nkuko mwabibonye mu mashusho hirya no hino, ibice bimwe babikubise hasi cyangwa se hangaha urabona ko ari ibice binini hangaha kame mu bari gukubitagura hasi, ariko kuvuga ngo akajagari ugiye kureba ubundi se niba ari ibitaro bazashyiramo ibitaro byubakwa biti kwa ngaha wasanga ari izindi serivisi bazakoreramo n'ibindi. Bari kuyisenyera ikise, mutubwire impamvu isenywa ryayo. No kuvuga ngo rero ikigaragara kandi ngiye mbona nuko iyi nzu ari iya Bamporiki, kubera ko bavuga ko nka Imvaho Nshya ivuga ko batarakora mitasiyo
uko bari batarakora mutation nicyo kirekana ko inzu n'ubundi kiri mu maboko y'abamporiki Edouard, kandi ntago kuvuga ngo yarayigurishije ngo ariko ngo bari guhamagara ngo uhagarare inyungu ze ngo akaba nta kintu aravuga, kandi ngo barangize ngo yagiye kwaka ibyangombwa ngo wayiguze ntago yakwaka ibyangombwa nta kintu arashingiraho cyerekana iyo ngiyo nzu. Reka rero twikomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twiyumvire n'ibi biri kuhatangazwa, ariko mu by'ukuri kubyerekeranye n'ibi ngibi bigendanye n'uyu musirikare wa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga barashe ndetse bakanafata ngo n'abandi babiri, turabigarukaho. Ariko hagati aho ngaho tubibutse yuko muri Kongo ari kuvugwa amakuru nanone y'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo za MONUSCO nako za SADC zivuga ko zitazakora nk'ingabo za MONUSCO. Bamaze guhumuriza abaturage rwose bababwira bati rwose muryame musinzire, ntago tuzakora, ntago ingabo za SADC zije gukora nk'ingabo za MONUSCO, zo zije kurwana, ntago zizarebera. Ndetse banavuga yuko ibitero bikaze byatangiye kugabwa ku ngabo za M23. Hari ibinyamakuru biri kuyitahita hirya no hino byaba byo muri Kongo n'iby'ahandi biti, ndetse n'ububiko n'iki byose byatangiye kuraswa bya M23. Ndetse ubona ko SADC ibyo ari byose ngira ngo murabizi ko SADC irimo Afurika y'Epfo, irimo Tanzania, byonyine izo ngabo ni ingabo zikomeye cyane kandi zifite ibikoresho bihambaye. Hagati aho ngaho rero turi ku makuru yo mu Rwanda niyo duhereyeho, turi bugaruke turasoreza ku makuru yo mu Rwanda n'ubundi no hagatanga turi ku makuru yo mu Rwanda. Reka mbibutse gufata iyi channel yacu tuyikoreho subscribe, like ndetse na share. Hari channel mwagiye mubona ndagira ngo muyigeho, iriya channel muri buze kubona ngo umwirongi, nayo ni channel yacu tugomba kujya tubagezaho amakuru yacu, nubwo atari njye uzajya yabagerezaho nuko ngiye kusanya bakanguriraho, hari n'undi uzajya dufasha kubagezaho amakuru ariko mu magambo make cyane, nibura zajya b'iminota mikeya yakwabakusanyiriza amakuru yiriwe hano. Nta busesenguzi buzaba burimo n'amakuru, ubusesenguzi muzamubusanga kuri Ganza, iyo yitwa kuri Ganza Shekina, ariko iza guhinduka umwirongi no kugira ngo dutandukanyisha channel, bityo muzajya mubona iyi ngiyi igiye kujyaho ibi igiye kujyaho ibi ngibi. Reka rero dukomeze n'iyi nkuru, ariko icyo twashaka kugira ngo tubabwire nicyo ngicyo. Namaze kuvuga ndavuga ati si bibaye ni ibiki, ndangije nibwo nagize ute marago masana tubaye numvishe amasasa ngahe hagati yangahe amasasa numvishe muratatu gamaje gaho. Namaze kuvuga ndangije ndavuga si Imana ni ibiki bibaye, numva ngize ubwoba bibangombwa mfukama ku gitandura ngo ndebe nyine ibiri ku muhanda. Ubwo nyuma yaho naho nagezaho ndavuga ati buriya manza hari abari gucunga abantu bagize ute bavuye gucora. Nyuma yaho none nagezaho ndabyuka ngeze ku muhanda nzanga bari kuvuga yuko ari abasirikare ba Kongo baje basohorera hehe muri kabari. Kunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongere tubasuhuze hirya no hino ku isi, mukomere cyane kandi tubabwira tuti umwaka mwiza, mukomere. Abwira ni umwaka w'umuvuduko, rega niko mbabwira uyu mwaka turi kuvuduka cyane, ariko tuvuduka mu byiza cyane kurusha uko abantu bavudukira mu bibi. Ni umwaka urimo ibintu byinshi cyane. Hano rero nari inkuru iri kuvugwa cyane, turagaruka turebe mu gitondo kuri uyu wa kabiri ingabo z'u Rwanda zirashe umwe mu basirikare batatu ba RDC bari binjiye mu Rwanda, abandi babiri zirabafata. RDF yavuze ko uwarashwe ari uwari ugerageje kuyirwanya. Hano ni itangazo ryasohowe na RDF cyangwa se Rwanda Defense Force. Ibinyamakuru byano mu Rwanda byabyanditse, ariko ngindi kubona inyamakuru byagiye byandikaho mu buryo bunyuranye. Hano urumva ko iri ni itangazo ry'u Rwanda, hano ni ibinyamakuru, nk'ikinyamakuru kimwe kiravuga gutya, ibindi nabyo bikagenda bivuga mu bundi buryo bugiye bunyuranye. Turagenda tunyuza mu bindi binyamakuru. Hano ku ruhande rumwe iryo ni itangazo ry'u Rwanda nkuko ryatangajwe hano cyangwa se ryasohokeye hano, bivuga yuko yashigerageje kubarwanya ariko babiri bagafatwa, umwe akagira. Tugiye dukoze iyi nkuru ntiturabona version ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Shobora kuzivuga iti sabacu, tabango barabeshya sabacu, tina ni ibyo bakinnye, uswati kazivuga iti baduteye badushimutira abantu, cyangwa se kavuga iti ntibigeze biba barabeshya, cyangwa se tibyabaye barengereye, cyangwa bibeshya imipaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano rero hano mu Rwanda tujuru bakomeza bavuga ngo iki kubyerekeranye
na kino kintu, ntabwo turi abo hano kubyerekeranye kino kintu kigendanye nino yemeje urupfu rw'umusirikare hano, umusirikare wa Kongo winjiye mu Rwanda. Hano reka turebe ukuntu izindi hano mu Rwanda bakomeza babivuga. Ngira ngo nabonye biri kugenda bivugwa mu buryo bunyuranye. Ibinyamakuru bimwe biti yinjiye ku butaka mu buryo butemewe, umwazana arasa, bituma RDF imurasa kubera ko yarashatse kubarwanya, kwa ibintu nk'ibyo ngibyo. N'ubundi urumva sinzi abasirikare batatu niba bari baje bateye. Ntekereza ko ari icya kibazo cy'umwuka mubi nanone tujuru ukomeje hagati y'u Rwanda, kuko buriya abasirikare bashobora kuza mu Rwanda mu gihugu bakajya mu kindi gutyo, ariko babaye ari ibihugu bibana neza. Amplisi biri no muri EAC, agiye wenda kwinjira mu gihugu n'ikindi ufite imbunda bitemewe, bashobora kugufata bagusubiza ikindi gihugu bati yaje utekeza umutekano mukeya. Ariko hano harimo n'umwuka mubi usanzwe uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja leta y'u Rwanda kuyigabaho ibitero mu mutaka wa M23, nubwo u Rwanda ibyo ngibyo rutabikozwa ruvuga ruti ntabwo ari byo. Si leta ya Kongo gusa, ubona ko na leta z'amahanga za Amerika n'ibindi bihugu byose byagiye byemeza cyangwa se bibwira ko Rwanda ati mukuri ingabo zanyu hariye cyangwa se bikimurihe gusutena ibyo. Ariko ari byo navuze nti niba Kongo, u Rwanda nubwo rubihakana, niba Kongo ko ribasha gukonvenka ibihugu bikomeye ku isi bikajya mu mutaka wayo, Kongo yabifite ibindi birenze. Nuko rero hano twigarukiye kuri iyi nkuru, bavuga ko umusirikare wa Kongo winjije imbunda mu Rwanda, ngo winjiranye imbunda mu Rwanda yarashwe. N'abasirikare batatu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenze umupaka baza mu Rwanda, babiri muri bo baje gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano, mu gihe mugenzi wabo wari ufite imbunda yarashwe agapfa ubwo yagerageza kurwanya akoresheje imbunda. Ibi byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo aba basirikare bagaragaraga mu kagari ka Byahi ho mu murenge wa Rubavu. Aba basirikare mu muhanda wa kaburimbo mu kumatara, noneho bahagarikwa n'irondo birangira birukanse baratatana. Ngo bahagaritswe n'irondo birangira birukanse rero ngo baratatana. Nyuma yo gutatana rero babiri baje gufatwa n'inzego z'umutekano. Umwe afatwa mu mudugudu wa Rurembo mu kagari ka Byahi, undi mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Rukoko. Mugenzi wabo wari ufite imbunda yarasiwe mu mudugudu wa Gafuku mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu, ubwo yageragezaga kurwanya inzego z'umutekano. Hano ni ikinyamakuru n'amakuru dukesha izi nzego za hano mu Rwanda, nako ibinyamakuru bya hano mu Rwanda. Turaza kureba ikindi kintu babivugaho, kuko araho nigeze kubona bavuga buretse muze kubyumva. None amakuru aturukaho aho bafatiwe nuko byagaragara kuko bari basinze, kuko baza wabonaga bitwara nk'abari mu gihugu cyabo kandi bakagenda ntacyo bikanga. Urumva rero ko titujuru nongere babwire ko ari ikinyamakuru cyano mu Rwanda. Ati baje, ikigaragara nuko batari baje guteza umutekano muke nkurikije iki kinyamakuru kwiyi paragraphe. Ati bazaga amakuru aturuka aho bafatiwe nuko byagaragara ko bari basinze, kuko baza wabonaga bitwara nk'abari mu gihugu cyabo kandi bakagenda ntacyo bikanga. Urumva ko wenda bari baruhaze banyweye, wenda bakarenga imipaka bakagumya bigendera bagira ngo bari mu gihugu cyabo. Hako n'imipaka iba yegeranye n'icyo uryana ku mupaka ntabwo biba byoroshye. Ariko ikigaragara hanga kurikije iki bivuga cyangwa se cyangwa icyo bavuga, bigaragara ko nta kibi cyabaye cyangwa cyari bari bagamije cyangwa gutera u Rwanda cyangwa iki. Ubwo nibyo abantu bagomba kumenya. None rero kugeza ubu nta kinzego rero z'ubuyobozi ziragira cyo zitangaza ku byabaye, gusa amakuru avuga ko hari bugire igitangazwa mu gihe umuryango wa LGVM urabanza umaze kugera aho byabereye ndetse no gukora raporo y'ibyabaye. Kuri uyu wa gatandatu rero, nabwo mu masaha y'ijoro umurenge wa Busasamana mu kagari ka Rusura umurenge wa Gabiro, nabwo abasirikare ba FARDC
bibye ngo inka 5 ngo z'umuturage ngo witwa ngo nta muhanga Venuste. Kuki ibintu bitavuzwe? Kuri wa gatandatu ngo bibye inka 5 ngo barazijyana ngo abasirikare ba Kongo, nta wamenya. None rero RDF yemeje urupfu rw'umusirikare, ntabwo tukirabo kwishyira hano. Rero yingira ngo iyi yari inkuru y'kinyamakuru cya hano mu Rwanda bita Umuseke, niyo nkuru cyahereyeho. Ngagomba kubazwa niyo nkuru cyahereyeho. Nyuma rero baza kuvuga yuko RDF yemeje umusirikare wa Kongo warasiwe i Rubavu. Noneho hano mwibuke ko twabanje ku inkuru banditse ni inkuru ya kabiri, bindi banditswe RDF ngo yari maze kubyemeza, ariko Umuseke wari bamaze kwandika yuko abo basirikare baje rwose bidegembye, ubona bari sana ari mu gihugu cyabo basinze ntacyo bibabwiye. Wasanga wenda bagezeho babona atari mu gihugu cyabo, cyangwa se bakanze bavuga ikinyarwanda bakirukanka bati burya twageze ahantu hatari iwacu. Gusa nyine ibyo nabyo wenda ntiwavuga ko ari ibihugu bibanye neza, bimeranye neza, nta kibazo bifitanye aho ngaho, nta kibazo. Ariko ibihugu biri mu ntambara bihanganye aho ngaho bisaba kugarida silence, bisaba rero kucunga cyane, cyangwa se kugira discipline, ukamenya aho ugomba kurenga. Buriya nyine ntago babyoroshye. RDF rero yemeje urupfu rw'umusirikare wa Kongo warasiwe i Rubavu. N'indi nkuru ya kabiri, ubwo bari bamaze gusohora cyagiye Umuseke wari bamaze gusohora deja inkuru. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje amakuru y'urupfu rw'umusirikare wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi, ntabwo ari harana demokarasi, amusore ni demokarasi, kuko bafite demokarasi baratoye. Ejo bundi ngira ngo muranabizo no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kiseke daratsinda. None bose abo bari bari kumwe mu matora bose bagabanganya imyanya ko bagiye bakubabona amajwi akurikirana. Ibyo nibyo mbona aho ntavuze banga yuko natwe tujya mu matora yaba twajyagamo nka kuriya, ariko ntihagire uwibundi muri akabona amajwi yabonye. Ibi bintu byaba ari sawa. Bariya bose bagomba kujya mu nteko ishinga amategeko muri Kongo. Nta mwopoza yigeze afungwa, nta wishwe, nta waburiwe irengero. Kongo ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuzongera kuvuga ko Repubulika ya Demokarasi, reka demokarasi bamaze kuyishinga imizi. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje amakuru y'urupfu rw'umusirikare wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC warasiwe i Rubavu ahagana saa 7:10 z'ijoro. Hari na nijoro rishyira kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 nibwo abasirikare 3 ba FARDC binjiye mu Rwanda. Umwe muri abo basirikare yarashwe ubwo yarasaga kubamuhagaritse. Abandi basirikare 2 aribo Sergeant Asman Mupenda Terimite w'imyaka 30, Koropora Anyasaka Nkwa w'imyaka 28 bahise bafatwa mpiri. Ariko muri kumva inkuru muze kumva ni ya mbere, ngira ngo zose izi ni inkuru ebyiri z'ikinyamakuru kimwe. RDF yatangaje ko abo basirikare bafatiwe mu mudugudu wa Isangano, akagari ka Rukoro, umurenge wa Rubavu, bakaba bafatanywe imbunda imwe yo mu bwoko bwa AK-44, magazine 2 zarimo amasasu 105. Abo basirikare ba RDC kandi bafatanywe n'amasashe yarimo urumogi, bambaye n'ijire imwe ya antibar. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwavuze ko ku ruhande rw'u Rwanda nta wishwe cyangwa ngo akomereke, bukanizeza abaturage cyane abaturiye imipaka ko inkiko z'u Rwanda zirinzwe. Umusirikare barongera ngo rero iyi nkuru ni ya mbere. Ahangaha urabona ko iyi nkuru bayikoza RDF imaze kugira ikitangaza, ariko iya mbere yo Umuseke bavuga ati amakuru dufite yizewe, mugenzi wabo wari ufite amakuru aturuka ahantu aho abafatiwe, nuko byagaragaraga ko basinze. Uwo ni Umuseke, bari basinze kuko baza wabonaga bitwara nk'abari mu gihugu cyabo kandi bagenda ntacyo bikanga. Urumva rero ntabwo bari bazanywe no guhungabanya umutekano. Ukurikije aya makuru Umuseke uvuga yuko baje ntacyo bikanga kandi bigaragaza bikomporta nk'abantu bari iwabo, buriya karikana barimo nyine basinze, banavuga ngo bafatanye urumogi cyangwa se kirumva ko tujuru. Ntabwo bya byose ari ubushotoranyi, ntabwo babyita ko ari ubushotoranyi. Ibingibi ndumva umuntu yabikonfirma gutya, niko ngiye mbibona.
niba nawe tubibona kimwe komeza utube hafi ukore subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Nuko rero hano rero iyi nkuru yakomeje kuvugwa cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. N'umukekano mu murenge wa Gahara barasaba gusubizwa amafaranga yabo kugira ngo ashyirwe mu bindi bikorwa bibateza imbere. Ni nyuma yitabwa muri yombi wari gitifu umurenge akejwaho kuyanyereza. Abatanze amafaranga yo kugura imodoka y'isuku n'umutekano, ariko ibaza kugira ngo abaturage bagire naho bagurira imodoka leta, kandi leta ifata inkunga igafata imisoro. Ni ikizi ni za modoka tuvuga ngo ni mu ntuza ni gato abatanga ngo batanze amafaranga yo kugura imodoka y'isuku n'umutekano bo mu murenge wa Gahara basaba hani Kirehe district gusubizwa amafaranga yabo kugira ngo ashyirwe mu bindi bikorwa bibateza imbere. Ni nyuma yitabwa muri yombi rya gitifu umurenge akekwaho kuyanyereza, nyuma akaza no kuyatirwa igifungo cy'imyaka 5. Bafata nyine batirira singa. None ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda buratangaza ko abasirikare 3, iyi nkuru twayivuze, abasirikare ba FARDC. Ni inkuru ikomeje kuvugwa hangaha. Hano rero ngira ngo ni ibiri iwacu mu Rwanda, turaza kubigarukaho nanone mu kanya tubabwire indi nkuru ihari. Ngo rero wari utwaye muri moto ufite hano muri Amerika, ndabona na Trump nawe agiye kugaruka mu butegetsi. Niba bizamworohera kuko Trump mu Rwanda bavuga ko Trump yagaragajwe ko akifuzwaho ko yakongera akaba president. Donald Trump rero wigeze kuba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatora yibanze. None Donald Trump wigeze kuba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze amatora yibanze mu ishyaka rye ry'aba Republican muri leta ya Iowa mu gushaka uzahagararira iri shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu. Mu majwi 99% y'abatoye, Trump yagize amajwi 51% akurikirwa n'uwo bita DeSantis wagize amajwi 21.2%, mu gihe Haley yagize amajwi 19.1%. Urumva intsinzi rero, iyi ntsinzi ya Trump rero muri leta ya Iowa yatumye benshi bongera kuvuga ko uyu munyapolitike gifite amahirwe menshi yo kuzegukana umwanya wo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump nawe akimara gutorwa muri aya matora yibanze muri leta ya Iowa yavuze ko yifuza kugaruka ku butegetsi agasubiza ikuzo igihugu cye ngo cyakomeje gutakaza imbaraga kuva yava ku butegetsi. Ubwo yaganiraga rero n'abamushyigikiye, Trump yagize ati, twari igihugu cy'intangarugero mu myaka 5 ishize, ariko igihugu cyacu kiri mu manegeka. Yaboneyeho rero kandi kwizeza bimwe mu byo azakora igihe azaba yongeye gutsindira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ya 2, birimo guha ubushobozi bwisumbuyeho urwego rwa polisi. Uwo ni Donald Trump ugiye kugaruka na umurava mwinshi cyane mu matora ya perezida wa Repubulika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano mu Rwanda se bimeze gute? Umurenge Burera rero, mu murenge rero wa twigarukira iwacu mu Rwanda, tuzenguruke hirya no hino tumenye uko bimeze, uko ubuzima bumeze. Ubuzima mu Rwanda burakakaye cyane, burakakaye. Ndagira ngo iki kintu nzakigarukeho. Abantu benshi mu Rwanda bari kurira, mwamvise yanzara ngo uhagarara ikurye. Ubu ngubu ahubwo birakomeye. Noneho n'imvura imeze nabi, imikuku imeze nabi, imihanda iri kuritagurika, n'imisozi, nta hantu hatabaye amanegeka. Mwabonye umuhanda wa leta ukuntu wabaye? Ngaho nawe nibagenda bimuri ya muhanda bawushate bawujyane mu ijuru, cyangwa ushyire hejuru y'amazu yabo. Kuvuga ngo uzimura abantu kubera ngo amanegeka. Ariko aha hantu bimuye abantu hari nigeze mubona hari ahakundutse, ni ku Rutare harakomeye, ariko abantu henshi mu Rwanda hashize. Ndavugana n'abantu hirya no hino mu gihugu bati tumerewe nabi. Hari imvura n'iri kuzana ibintu by'amanindi gaturuka mu nziga kukumura ngo amazu yamaze. None mu murenge rero wa Rugarama ho mu karere ka Burera hari abaturage batewe impungenge n'abaturage bafatwa bakajyanwa mu bigo by'inzererezi bashinjwe ibyaha batafatiwemo, bagasanga hari abajyanwa muri ibyo bigo barengana. Hano rero ni mu ntuzani hariya muri umurenge wa Rugarama ho mu karere ka Burera. Ibi ngibi ngira ngo
ibyo byo ni ibintu bisanzwe mwarabyumvise no ku munyamakuru bita Ngoboka Sylve kariya karere ka Karongi wakrititse ibibazo biri kubera mu karere n'iki bagashiduka bamujyanye niba ari Tongati niba ari Tongasita nibigo by'inzererezi nk'ibyo ngibyo ari n'umunyamakuru none abaturage baragira hafata umuntu bakamujyana mu nzererezi ubundi z'umuntu w'umugabo ajya mu nzererezi gute erega niba ari cyo bita code penale procedure penale civile n'ibindi byagombye kurati uyu muntu yakoze icyaha kihe gituma ajya guhanwa byerekeranye n'amategeko kugira ngo umuntu w'umugabo bamujyane mu nzererezi hano ni muri karere ka Burera ni mu karere ka Burera ahangaha dozi ndabona ari page ya Facebook TV1 kwiyi nkuru Rubavu rero muri iki gitondo cyo kuri wa kabiri ingabo z'u Rwanda zije zirashe inkuru twayivuzeho ko zije zirashe bakomeza bavuga rero ko ndabona ari itangazo rya Rwanda Ntoza RDF bavuga ko this morning tingi barabivuga ibyo ngi twabivuzeho hamwe mu bahinzi b'ibigori rero mu karere ka Gatsibo baravuga ko umusaruro babona hari ubwo ubapfira ubusa kubera kutagira inganda ziwutunganya bagasaba ubuyobozi ko bwakorana n'abashoramari hakongerwa inganda zizajya ziwutunganya kugira ngo imvune z'umuhinzi zigabanuke ni mubirye nimubona muri kugira mujye muhinga ibyo mushoboye kurya niba mubona biri kubapfana ubusa kugira ngo muzahinge byinshi bibapfana ubusa kuko ndabizi hari abantu babwira ngo ati muhinga urusenda dore uruganda rw'urusenda ruraje cyangwa muzabona umushoramari mwarabyumvise mu majyepfo twigeze kuvuga iyo nkuru bahinga urusenda umushoramari akarujyana ubwo ntanabishyure abaturage bagasigara mu bukene rugapfira aho ngaho ibitunguru muzareyo babwe mu majyaruguru muhinga ibitunguru na Gisenyi ibitunguru bikabura bigura barabwe ngo bazazana ngo inganda zibikonseriva n'ibiki abaturage rero mujye muhinga musangire na bagenzi banyu bino bizaya bigenda neza hano bakomeza rero bavuga ko mu gihe abaturage bo mu bice bitaragezwamo umuriro w'amashanyarazi bakomeza kuzamura ijwi basaba ko nabo bagezwaho umuriro wo kwihutisha iterambere ryabo hari abatuye mu murenge wa Rusatira mu karere ka Huye bo bavuga ko umuriro bawuhawe ariko amikoro make agatuma ntacyo bawukoresha kuyishyura kubona umuriro ni kimwe no kwishyura ni ikindi umuriro iyo ufite ugashyiraho televiziyo ntumenya hano umuriro ugiye buri ufite umuriro ukajya ushyiraho televiziyo ku buryo ureba wenda ukajya umuriro usigaye ushyiraho n'amatara ukawugira ngo hari ni umuyaga ugurutse burimo ikibazo cyane umugabo rero arakekwaho kwica umugore we ni inkuru yavuzwe hari abavuga ko ubutaka bwabo bwataye agaciro kubera kutagira ibikorwa remezo ibyo nyine ubutaka budafite ibikorwa remezo hane mu Rwanda dongere kubibutsa ko mu Rwanda ari kiri kibazo ubu ngubu kigeranye n'imbuto y'ibijumba ahantu hejuru kugenda ibibazo imigozi yarabuze nababwiye umuntu wavuturutse mu majyepfo ntara y'amajyepfo muri Gitarama ukava icyo bita mu Ruhango ukaza kugura imigozi mu Imuhanga kuyigura umva uzayitegera uzagire gute ibibazo by'ibiti by'imyumbati byarabuze ibiti by'imyumbati abantu babuze imyumbati yo gutera ibyo byose biri mu bibazo bibangamiye abanyarwanda ku cyerekeranye imbuto gakondo kandi zitagombye kubura urumva ibyo ngibyo hari indi nkuru none rero bavuga ko abagemuriye ibikoresho bigizwe n'amabuye n'imicanga byifashishijwe mu kubaka ruhurura iri mu murenge wa Gashora ho mu karere ka Bugesera baravuga ko bamaze igihe bategereje ko bishyurwa amafaranga y'ibyo bikoresho bahagemuriye none ngo amaso yaheze mu kirere ngaho mbwira ngo dufite leta ngo ikunda abaturage gukorera abaturage gushaka ko abaturage batera imbere icyo bita timing cyase igihe mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe ni mu gihe niba umushoramari yapatanye kuzakora umuhanda cyangwa azakora iyi ruhurura nk'uko bimeze icyo akeneye amafaranga akayabonera ku gihe kugira ngo ibikorwa biba niba umuturage yagiye gukora uwo munsi kugira ngo arye ubundi yagumye no guhita acyura amafaranga yo nk'umubyizi ariko none iyo agemuye ibikoresho baravuga ko abagemuye ibikoresho bigizwe n'amabuye n'imicanga byifashishijwe mu kubaka ruhurura iri mu murenge wa Gashora ho mu karere ka Bugesera baravuga ko bamaze igihe bategereje ko bishyurwa amafaranga y'ibyo bikorwa urumva bahagemuye none ngo amaso yaheze mu kirere aho mbwira abaturage rero ngira ngo
abaturage baragemuye New Line Kora Company. Ndabona hano iyi company ngo yitwa niba ari New Line Kora Company Limited Gasabo muza Gasabo Kinyinya. Ibingibi abantu bagomba kwishyurwa abaduhaye ibikoresho harimo Burindwi Venuste ugomba kwishyurwa miliyoni 1 niba ari 800,000. Shimiyimana Oscar ugomba kwishyurwa 500,000. Nyirahumure Felicite kwishyurwa 400,000. Dukuze Michel 500,000. Abakozi abaduhaye ibikoresho none abakozi harimo Tuyishime Jean Damascene 800,000. Mwizerwa Royizi 440,000. Umwiza Esther 50,000. Yose hamwe miliyoni 4,890. Kambwira miliyoni 4 badashobora kwishyura abaturage ngo bagende bajye kwiberaho. Hari abatanze ibikoresho, hari abakozi, hari abagize gute. Umunyarwanda niyitwa n'inzara. Aya mafaranga hagombye ko badoni mu bihe by'abana bari no gusubira ku mashuri. Hagombye ko abana bari kuyajyana ku mashuri, yagombye ko bari gutunga imiryango. Iyi ngaha ngira ngo ibyo turi gusoma aya makuru na makuru twagiye dukura hano ku binyamakuru, ariko ibyo turi gusoma tubereka hano hirya hino no bimeze gute. Ni TV1 Rwanda Facebook page yabyo ndabona arahangaha. Ese hano commentaire hano no umuntu avuga ikira hanavuga niko babaye bambura abantu. Oni Kakasamu Emmanuel Habumuremyi aravuga ati ntiharebwe icyakorwa n'ukuri. Nderabakura Jean Bosco aravuga ati nizere ko aho atari mu Rwanda. None se ni he mu Bugesera ni he ntihatari bihangana ntagora. Abaturage buri gihe bataka kwamburwa buri gihe baba bari mu marira y'ukwamburwa. None rero Kamonyi Musambira umugabo akekwaho kwica umugore we amunize nyuma y'amakimbirane bahoranaga ashingiye ku mutungo. Iyo ni birano mu Rwanda nyine. Hano mu murenge wa Gihundwa mu karere ka Rusizi hari umuturage usaba ubuyobozi kumufasha kumwishyurira kumwishyuriza umunyamahanga. Oya umunyamahanga shingwa bikorwa akagari wamusenyeye inzu, ariko avuga ko yatumwe n'umurenge nyuma akarere gategeka ko abayobozi bombi bafatanya kwishyura, ariko hishyura uw'umurenge gusa. Ntagomba kumwishyurira iyo nzu, ariko ngo hishyuye uw'umurenge gusa wenyine. Aho ngaho ni iwacu tujuru ku bibazo by'abaturage hirya no hino. Urumva ko hano hantu hose mu byo turi kuvuga mumbwe nta gisubizo turabonamo, nta kiza turabonamo ngo bimeze bityo. Mu Bugesera bimeze biti, tugiye Igihundwe nta umuturage ararira, tugiye mu majyepfo ndi yishundi, tugiye mu majyaruguru, tugiye Burera, tugiye turi kuzenguruka igihugu cyose twerekana situation y'ubuzima bw'abaturage. Mu murenge wa Busogorero mu karere ka Musanze hari abaturage barenga 400 bashinja komite nyobozi y'umudugudu wabo wa Mutaboneka mu kagari ka Kavumu kurigisa amafaranga yabo angana na miliyoni 63 batangaga mu itsinda ryo kwizigama kugira ngo bajye batanga ubwisungane mu kwivuza. Ariko mbwira urumva izo miliyoni 63 abaturage bagera muri 400 mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze hari abaturage barenga 400 bashinja komite nyobozi y'umudugudu wabo miliyoni 63. Ubundi nkubwire je ndi president wa Republika cyangwa se ishyaka ryanjye riyoboye igihugu, tukumva ngo abaturage batanze miliyoni 60 na zingaye zo kwizigama. Iki cyaba ari igikorwa gikomeye ahubwo cyo kushaka cyo kugira ngo nanabegereze banke n'ibindi bikorwa bikomeye kugira ngo ubucuruzi none bwabo cyangwa ibintu byunguka bihite bitangirira aho ngaho. Zira miliyoni 63 ni miliyoni nyinshi cyane z'igishoro gikomeye cyane zifite akamaro zagirira abaturage bose akamaro. Zira miliyoni 63 ashobora kuvuga uti tushinze banka hangaye izajye bafashe izajya yunguka, tuzitangije umushinga wenda w'imodoka, tuzitangije umushinga w'amato, tuzitangije umushinga w'ubuhinzi ku buryo abaturage biyemeje kwikusanyiriza ahubwo ubungubu bababwira. Urumva icyo bakoze ni iki? Ubuza uyu muyobozi w'umudugudu yarizi miliyoni 63 wenyine, yibuze zari zibitse he? Banke zari zibitsemo. Ese amafaranga atangwa adafite uburyo ya management ya cyangwa adafite uburyo agomba gucungwa leta izishyure aya mafaranga miliyoni 63. Ariko rano kuna abanyarwanda ndababwiye ngo ntago abanyarwanda turabanebwe, ntimuri abanyarwanda twicara inzara ikatwica hagarari kurye zanzaramba. Ni iki kibazo n'abayobozi dufite,
ikibazo n'abayobozi dufite deho amba nibyo tujya tubibabwira kuvuga ngo no guhera hasi kujya hejuru guhera hejuru kujya hasi kuko ibibazo byose ntabwo byagombye kubaho nta buryo ikibazo kijya kujya mu itangazamakuru cyamaze kuba gaterera nzamba cyamaze kuba ibindi bindi kuko ari ikibazo cyagombye gukemuka agression rwandaise hano ndavuga Afro Info hano sinzi ntoza ziri kugira ariko vuba rutangaje niyo muri Kongo ibyo Afro Info tuzareba neza icyo babivuzeho ariko ikibabaje ahangaha ni abaturage bahangayikishije abantu bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze biganjemo abayobozi b'uturere barifuza ko imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yajya itangwaho amakuru arambuye kugeza ku rwego rw'umudugudu kugira ngo bifashe kubona amakuru ahamye. Hano rero twigire hari inkuru y'Ishyogwe yajekeje ngo Muhanga ngo Ishyogwe ngo bamwe mu bagize koperative y'ababagira inka mu Misizi baratakamba bavuga ko umuyobozi wabo yayinyaze umushinga wo gucuruza amayezi akawikubira ku buryo amafaranga yose avuyemo ayitwarira aho basigaye barwanira mu mayezi. Abari kurya mwihangana bari ku meza mwihangane mutubabarire kuko nuko nyine bimeze kera ibyo bivuna ibyo zo deshe zo munda bamara kubaga nk'abara basanga bipakiye ari ku kiro birunze hariya birunze nane ikintu byanamara ariko mu Rwanda ntuzasanga baryimbwa ntuzasanga barwanira ya mavuna mweto y'amayezi ntuzasangira barwanira mu kimoteri mwumvise umuzungu wiriya ngo ufite mu Bugesera ngo ufite umushinga wo kubaga inkoko agafata amanono akajya kujugunya abaturage bajya kurwanira ya manono mu kimoteri abonye wa muzungu abonye abaturage bari kuyarwanira bajya kuyarya ahita avuga atari ya manono yanjye muyazane nzajya nyagurisha none akagiye yabagurisha niba ngo inono rimwe ari 50 ikiro ngo niba ari 1000 ngaho mu mbwirwa ubuzima abanyarwanda barimo kurya imbwa amanono ubura bw'ingurube ubura bw'inkoko amayezi kujya kuyarwanira ngo umuyobozi none ari kuyarwana n'abaturage sinzi birarenze. Hano ni Ishyogwe Muhanga hano mu majyepfo Gitarama none mu murenge wa Bigogwe ho mu karere ka Nyabihu hari abaturage basaba gufashwa kuko bavuga ko bugarijwe n'inzara dore ko n'abayobozi babasuye ngo babahaye amandazi aho kubaha ibyo kurya bisanzwe. Hano rero ngira ngo n'abayobozi ngo mu Bigogwe abaturage barashonje bikira abona ngo umuntu umukecuru kunameze mwitegereze neza mwirebere ukuntu ubwo buzima rebo umukecuru ahantu ari ukuntu abayeho ngo baramusuye bamwihera uturindaza ari abayobozi yarona hano toujours ni kuri page ya Facebook TV1 twari gukura izo nkuru ati baraje cyakora barakoze bamuhaye uturindazi ubwo munsi yararokowe yabayeho ariko inzara iri mu Rwanda kurahiye ariko iyo bavuga bati mu Rwanda nta nzara ihari ubuzima bumeze neza yego ariko mwaho rero nuko reka twiganire ku musozo tubashimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu mukomeje kubana natwe gukora subscribe like ndetse na share. Ni Mwizerwa Silva rero Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda ikiganiro rero tuzongera Imana ibarinde ciao.